uyu munsi bashaka kureba umuntu w'Imana n'umurimo wayo. Niwo mutwe. Umuntu w'Imana n'umurimo wayo. Umuntu w'Imana n'umurimo wayo. Po ya mbere, iteka Imana ifite ibyo ishaka gukora. Imana ifite ibyo ishaka gukora mu mateka y'umurimo wayo mu bantu, mu isi. Imana irahamagara, ibanza guhamagara uzasoza umugambi wayo, uzashyira mu bikorwa ubushake bwayo, uzakora uyu murimo wayo. Imana ibanza kumuhamagara. Nta murimo w'Imana w'ukuri Imana ikora mu bantu itabanje guhamagara uzawukora cyangwa bazawukora. Imaze kubahamagara rero cyangwa umuhamagara uzawukora, Imana imuha icyo bita iyerekwa, vision. Ibyo ni ibintu by'ibanze tugiye kumenya. Ntabwo mu Imana upfa gukoreka gutyo gusa. Imana iba iwufite mu mutima wayo, mu bitekerezo byayo, itararema isi n'ijuru, cyangwa itararema cosmos, itararema univers, itararema isanzure n'ibirigize. Igihe kigeze rero mu mateka yayo yo gukora mu isi, Imana ibanza guhamagara abo izakorana nabo, cyangwa mu yindi mvugo abo izakoresha. Ibahamagaye ibaha iyerekwa ry'ibyo ishaka ko bakora, ariryo twita vision cyangwa vision. Ntabwo ipfa guhamagara gusa itakubwiye icyo uhamagariye. Nimufate ingero ya Abrahamu. Ese Imana yambwiye ati vuduka gusa? Yaramubwiye iki muhamagariye? Amen. Mu ijambo rimwe yamuha iyerekwa ry'impamvu yamutoranije ikamuhamagara. Ese igihe yatoranyaga Mose kugira ngo avane ubwoko bwayo mu buretwa kwa Farawo, yapfuye kumuhamagara gusa? Yaranamubwiye. Nuko rero Imana mu murimo wayo, iyo ishaka kuwukora mu isi y'abantu, Imana iba yaratoranije n'abazawukora, cyangwa n'uzawukora mu nyuma ikamuha n'abaza bazafashanya. Imana imuha vision y'ibyo ishaka gukora, ibyo yamuhamagariye, ariryo twita iyerekwa. Point ya kabiri, ntabwo Imana ihita iguha amadetaye, ntabwo Imana ihita iguha ibyiciro. Iguha ibyo bita mu Cyongereza global view, cyangwa vision global, cyangwa iyerekwa rusange. Ntabwo yinjira rero mu byiciro ngo ikubwiye ngo bizagenda gutya, ubwo rero tuzagendana, iyi ntambwe ya mbere bizagenda gutya, hanyuma ya kabiri bizagenda gutya. Ekada. Nibyo nise principe de suspense. Bivuga ngo aba hariho ntabwo ubuzi, sibyo, intambwe imwe ku yindi kugeza aho ibyo Imana ishaka gukora byose bikoreka. Imana ikurekera suspense, principe ya suspense. Iyo bavuze ko ibintu biri muri suspense, ni ukuvuga ngo ntabwo ubuzi what next, ibiri imbere, ikiri bukurikire ni iki. Mu myandikire iyo bashizeho 3 points de suspension bavuga iki? N'ibindi babivuze se? Uzabimenya gute? Urumva rero nshaka yuko tujya mu Mutara, sibyo, kugira ngo tujye hariya duha abaturage amazi meza. Ubwo tuzaguruka ejo saa 2, hanyuma nitugera hariya tuzatangira kuri ibi n'ibindi. Nasi yakubwiye iki? Uvuga ngo igihe nikiruza uzabimenya. Ko niko Imana ikora.
na niyo mpamvu bitugora. Ariko ibitugora ntabwo biraza. Mubaze mwumve gusa ko iyo utwo dupoint tutatu tw'Imana biratugora. Kuko uragendera muri bya bindi, sibyo? Wanamenyereye. Kagira ahantu ati noneho ibindi ni ibihe, biragenda gute? Aho rero niho benshi bananirwa. Ese noneho tugeze aha, ibindi ni ibihe, bizagenda gute? Iyo tutitonze rero niyo utangira rero kudeviya, tukajya mu bya kimuntu, tugata vision yereko. Kubw'ibyo rero, kubera ko hariho icyo kintu kiri imbere tutazi, ibyo bihe tutazi, noneho Imana iratuyobora gute? Na niyo mpamvu bisaba icyo bita obeisance, bisaba kumvira. Amen. Cyambere bita bisaba kumvira, obeisance. Hanyuma bigasaba umuntu w'Imana guhagarara gusa ku Mana nibyo ivuga, ntuhagarare ku mbaraga zawe n'ukuntu wumva ibintu wowe. Guhagarara ku Mana nibyo ivuga no kwiringira ubushobozi bwayo gusa, kubera yuko iyo etape yindi utazi ntabwo ari ubwenge bwawe buri bukunyuzemo. Ibyo bita l'inconnu, ibiri imbere ntabwo wowe ushobora kubimenya neza. Biragenda gute? Imana yamagaye Aburahamu, tuza kubibona, va mu gihugu cyabo, Itangiriro 12 13. Umuhamagaro wa Aburahamu tuzawugarukaho kugeza aho impanda izavugira, ko harimo amasomo menshi kuri twe. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Amen. Ku murongo wa 4. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Amen. Amen. Humva Imana yabwiye Aburahamu, ntabwo ari disikuru ndende. Va mu gihugu cyawe, va mu muryango wawe no mu rugo rwa so, nkurikira mu gihugu nzakwereka. Igihugu nzakwereka. Ubwaho se nta matsiko hari? Nzakwereka, ntago ndiyo ndakwereka, nzakwereka. None se tugarukiyeho, wowe wumvise ibyo, uve muri byose aho wamenyereye, mu byo wari urimo byose, nkurikira mu gihugu nzakwereka. None se aho ubwaho ntihariho suspense? Azanyereka kibahe, kimeze gute? Ntabanyiracyo, nzabatungukamo mvuga iki? N'ururimi rwabo ntarwo nzi, nzababwira se gute? Nzahera he? Niyo za point eshatu navuze. Ntabwo Imana itanga detail. Ntabwo bambwira iti bavuga ururimi rumeze gutya, nzabaza n'urukwigisha. Aribizi? Uzabanza ugende ukoresha inzu. Nta na kimwe Imana yavuze. Hari abantu nateguriye kuzakwakira, ntabyo yavuze. Aha rero navuze hakeneye obeisance, hakeneye kumvira utarinze gukoresha, kuko nukoresha ubwenge ntabwo ukurikira Imana.
nta gukurikira Imana nawe ntibituvuna. Nete mukunzi dusomere Yesaya 55 umurongo w'8 n'umurongo wa 9. Aha niho umva sanse y'amagambo. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Amen. None si Imana ivuze gutyo unyumva gute? Ngo ibitekerezo byanyu si byo byanjye, inzira zanyu si zo zanjye. None Imana itanga rero urugero kugira ngo tubyumve. Ngo murabona isi, murabona ni ijuru. Kiriya gihe nta byogajuru byari bwazeho. Umuntu yumvaga ko kure ni ku ijuru, ngo ni kure nk'ukwezi. Tubishyire muri kontekste y'icyo gihe, ko uyu munsi dufite indege ziguruka n'ibiki byose, ariko icyo gihe umuntu yari ku isi nigeze yumva ko hari igihe ashobora no kugera ku kwezi. Ni ukuvuga ngo kure ni hariya ku ijuru hari amanyenyeri n'ibiki. Imana itanga rero uru rugero, iravuga ngo ibitekerezo byanjye ngo biri kure cyane y'ibyanyu, nk'uko ijuru ryitaruye isi. Wigeze ubona iri juru tubona n'amaso yacu rimanuka rigahura n'isi? Abanyuze muri isi bose bagiye baribona riri hariya. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo na rimwe ibitekerezo by'Imana sibyo bizahura n'ibyawe, nk'uko n'isi nta izigira ihura, ijuru itazigira ihura n'isi. Ngo n'inzira zanjye niko zimeze, ngo ziri kure cyane y'izanyu, nk'uko ijuru riri kure cyane y'isi. Nimba ijuru rizigira rihura n'isi, ubwo rero n'inzira zanjye hari igihe zizahura n'izanyu. Rero ntibizigera bihura. Nawe biragenda gute? Nitwe tuyihamagara niyiduhamagara. Nimba rero duhamagara, rero tukwiye kuva mu zacu nzira no mu byacu bitekerezo, kuko tuzashobora ibyayo, tuzashobora ibitekerezo byayo, tuzashobora kubisingira, tuzashobora kugendera mu nzira zayo. Aho niho rero byananiye rero abantu benshi, kugeza aho Abisirayeli bavuga ngo iyi nzira zayo ntabwo zigororotse. Ntabwo zifututse. Nimba ijuru rizigira rihura n'isi, ubwo rero n'inzira zacu hari igihe zizahura n'iz'Imana. Ntibigeze bihura. Ijuru zaguma ari ijuru, n'isi zaguma ari isi. Ntabwo bizigira bihura. Niyo mpamvu rero Imana yafashe urugero rw'ijuru n'isi, yumvishe abantu b'icyo gihe, mu gihe cy'Aburahamu, kuko nta siyansi yari iri ngo bakore indege, bakore ibyogajuru bishobora kugenda gusura inyenyeri, none bakaba batagetinga na Mars n'ahandi. None ko Imana idakoresha utahamagaye, none se uyihamagaye natamenya ibi ntibizamugora? Bizamugora. Niyo mpamvu benshi imyamagaro ibananira. Hari abihamagara ubwabo bagahaguruka gusa ngo bashaka kwigana abandi, sibyo? Gukorera Imana kandi batahamagawe. Hari n'abahamagawe ariko bagera hagati bikabananira, kuko batigeze bamenya ibi bintu by'ibanze turavuga hano. Aburahamu iyo ashiramo ubwenge, umuhamagaro ntiyari kwemera, yari kugomera Imana. Kuko niyo ufata nawe ukishyira mu mwanya wa Aburahamu, wari kwibaza ibibazo. Icyo gihugu dabo ntiyakimbwiye ngo azakinyereka, kandi icyo gihugu gifite ba nyiracyo, kandi ba nyiracyo nabo bafite imico yabo, bafite ururimi rwabo. Kandi umenye kiriya gihe amategeko mpuzamahanga ntiyari ahari ngo yamurengera.
none se twebwe Bibiliya tutayumva ko tuyumva muri context turimo. Uyu munsi ushobora kujya mu Bushinwa nubwo utazi Igishinwa, sibyo, batangira kuguhotera wenda ukiyambaza imiryango muza mahanga kugira ngo bapurike amategeko muza mahanga, none ntiyari ahari. None biragenda gute? Azagenda avuga uru rurimi, ni risike yagiyemo. Ni risike agiyemo. Gukurikira Imana yiguhamagaye, wanyibise, ni ugufata risike. Ni ugufata risike, kandi abantu benshi ntibakunda risike. Bagira bashinga ikirenge aho bumva ko hakomeye ko bata. Rimwe muri 90 gutyo, twari turasenga amasengesho y'iminsi 3 yo kwiriza. Wala twari mu masengesho y'iminsi 3 turi ahantu atari mu mugi Bujumbura, twari twazamutse mu bice bya Muramvya. Mujya mwumva Muramvya? Ari ahantu mu ishyamba gutya, aho abamisiyoneri b'abazungu ba mbere baraje, noneho baje nyine gukora umurimo w'Imana. Noneho niho batuye, bubaka amazu nyine akomeye icyo gihe. Hanyuma nyine mu nyuma, imyaka myinshi mu nyuma, bamwe nyine barapfuye, abandi basubira iwabo. Ayo mazu rero yahise aba ayitorero abo bazungu basize bashinze. None bakazajya bayakodesha abantu bashaka gukora za retraite. Ni mu ishyamba Muramvya, muri ako gashyamba harimo n'ayo mazu, harimo n'akagezi k'amazi kanyuraho. Barubatse n'udutebe aho abantu bashobora kwicara bakamedita. Ndumva n'ahantu heza cyane. Twari babiri muri ayo masengesho. Noneho muri iyo nzu rero abazungu, amafoto yabo cyangwa amagambo y'Imana basize yari yamanitse ku nzu, ni nka tableau. Hari tableau imwe rero yari iriho injangwe ihagaze ku gati gato. Ni ukuvuga ngo hano hari igiti, agashami gato, n'inyoni ntoya ihagazeho kagira gutya. Injangwe rero yari ihagaze kuri ako gati. Iyo ni tableau yari mu nzu y'abamisiyoneri ba kera. Hanyuma hakandikwa amagambo ngo kwizera. Mu gihe nyine turasenga, umuntu yazaga muri salo kugira ngo atore akuka. Noneho haranditse amagambo ngo ukwizera ntabwo kuraba kwizera mu gihe cyose uwizera afite icyo yishingikirije. Amagambo yandike. Bano abazungu barafite ubwiru. Kwizera ntabwo kuraba kwizera mu gihe uwizera afite ikindi yishingikirije. Noneho turi bugarukire ubu mu gufata iminota 10 tutegereze kuri amagambo. Kwizera ntabwo kuraba kwizera mu gihe cyose uwizera afite ikindi yishingikirije. Byo bizabafasha. Ni mu myaka ya 90 twari Burundi, twazamutse mu misozi muri province yitwa Muramvya, mu gashyamba k'abamisiyoneri ba kera. Bari bubatseho amazu, niho bari batuye. Hariho n'akagezi kanyuraho k'amazi, hamwe n'aho abantu bicara. Bari barubatse
intebe za sima kugira ngo umuntu amedite ijambo ry'Imana ari n'imbere y'ayo mazi n'ako gashyamba, harimo inyoni, harimo iki. Hanyuma mu nzu yabo muri salon hariho amafoto, hariho rero n'iyo kadre yicapyemo ako kanyoni gahagaze ku gashami gato, n'inyoni ubwayo ihagaze kuri ako gashami kashobora guhita kamanuka, ariko iyo njangwe yari ihagaze kuri ako gashami. Amagambo yaranditseho ngo kwizera ntabwo kuraba ukwizera mu gihe cyose uwizera afite ikindi yishingikirije. Nuko ngo byanditse. Dufate iminota 10 dusengere kuri ayo magambo.